Ndagusuhuje ngo ikaze wowe udukurikira umunsi ku munsi hano kuri iyi channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere umenye yuko hano cyangwa se kamubwire yuko hano twibanda ku buzima, ku bintu byose twakora tukagira ubuzima bwiza. Ntabwo ndatinda rero muri presentation, ndagira ngo nkubwire yuko aka kanya nkuzana ikiganiro kigusobanurira ubwoko bw'uruhu. Umuntu wese cyangwa se buri muntu agira ubwoko bw'uruhu. Uruhu cyangwa se impu abantu bagira ziri mu moko agera muri 5. Iyo bavuze rero uruhu si baba bavuze yuko umuntu ari umwirabura cyangwa se ari umuzungu, cyangwa se ntabwo baba bavuze ngo umuntu ni inzobe cyangwa se ngo ni igikara. Ntabwo ari byo baba bavuze. Uruhu cyangwa se amoko y'uruhu nkuko nari maze kubivuga agira mu moko 5. Umuntu yaba umwirabura cyangwa se umuzungu, waba uri inzobe waba uri igikara, ufite uruhu rwawe, ufite ubwoko bw'uruhu. Uruhu rushobora guhinduka bitewe na climate cyangwa se bitewe n'ikirere cy'ahantu. Mu bihugu yenda dutange nk'urugero, mu bihugu yenda birimo za winter, summer, ubushuhe, ubukonje, abantu bari muri ibyo bihugu impu zabo zishobora guhinduka. Ikindi kintu gishobora gutuma uruhu ruhinduka rero, uruhu rushobora guhinduka bitewe n'imyaka yawe cyangwa se no gukura, gusaza, cyangwa se uruhu rugahinduka bitewe n'imirire yawe. Imirire mibi cyangwa se imirire myiza bishobora gutuma uruhu rwawe ruhinduka. Ubwoko bwa mbere rero bw'uruhu bw'umuntu, ni ukuvuga ngo njye kuba nagusobanura ubwoko bw'impu, reka mbanze nkubwire ubwoko bw'impu nkuko nari maze kubivuga bugera muri 5. Ngenda gusobanura buri bwoko buri ubwoko bw'uruhu nuko ruteye. Ubwoko bwa mbere bw'uruhu rero ni uruhu bita normal skin. Ni uruhu rusanzwe, ni uruhu rutumye cyangwa rudakanyaraye. Umuntu ufite uru ruhu ntabwo agira ibiheri, nta ngaruka bimuzanira ku ruhu rwe. Uruhu ntirugoye, ni uruhu rwiza. Uruhu ntabwo rukugora. Hari impu zigorana, ndagenda mbisobanura uburyo zigoranamo. Uru ruhu rero iyo urufite rukunda kugira abagabo, uru ruhu nta bintu byinshi rugusaba. Ntirugusaba amavuta ubwoko bw'amavuta. Amavuta yose, isabune iyo ari yo yose wabona wayikoresha, ntabwo uruhu rwamera nabi bitewe n'ubwoko bw'isabune cyangwa se bw'amavuta. Hari impu rero ugira akaba izo mpu zikaba zihariye ku masabune cyangwa se ku mavuta. Uru ruhu wakaraba gikotoro, wakaraba iki gisabune bita ngo nibari isabune bita kifura, isabune yose wakoresha kuri uru ruhu rwitwa normal skin cyangwa se uruhu rusanzwe, nta kibazo, uruhu ruramera neza, rurakomeza kuba ntacyo rutwaye. Abantu rero kutamenya impu zabo usanga birukankira kugura amavuta ahenze, ariko batazi ngo ngewe mfite ubuhe bwoko bw'uruhu. Mbere yo kwita ku ruhu rwawe, banza umenye ubwoko bw'uruhu rwawe, banza umenye amasabune wakoresha ku ruhu rwawe bitewe n'ubwoko bw'uruhu rwawe, banza umenye ubwoko bw'uruhu rwawe, umanza umenye uti ndakoresha ayahe mavuta. Uruhu rero rwitwa normal skin ni urwo ngurwo, ntirugora. Uru ruhu wakoresha amavuta ameze ate, wakoresha amasabune ameze ate, biragendana. Uru ruhu ntacyo ruhindukaho, ntirugoye. Abantu bakunda kugira ubu bwoko bw'uruhu rero ni abagabo. Twimukire ku bwoko bw'uruhu bwa kabiri. Hari ubwoko bw'uruhu bwa kabiri bwitwa oil skin cyangwa se uruhu rw'amavuta. Uru ruhu ruba rurimo amavuta menshi. Umuntu ukunda kugira uruhu akunda kurwara ibiheri byinshi, akunda kugira ibiheri byinshi kurusha izindi mpu zose. Abantu bari muri adolescence cyangwa se bari mu myaka y'ubwangavu, y'ubugimbi, iyo bageze mu bugimbi bafite ubu bwoko bw'uruhu bagira ikintu bita ibiheri. Ubu bwoko bw'uruhu rero bita oil skin ni uruhu rurimo amavuta menshi cyangwa se ni uruhu ruyaga cyane. Abantu barufite bakunda kugira ibiheri byinshi. Noneho abantu bagera mu myaka y'ubwangavu, ubugimbi, bagira ibiheri byinshi. Uru ruhu nubwo utakwisiga amavuta uba uri kuyaga.
uba uri gushashagirana cyangwa se aba bantu basha kugira n'icyo bita ibyuya byinshi. Ushobora gusanga umuntu aho ahagaze mu maso ari kugenda agira ibyuya, nubwo atakwisiga amavuta aba ari gusohora ibintu by'amavuta, aba ari kuyagirana. Uyu mubiri wawe rero umeze gutya cyangwa uruhu rumeze gutya rero, abantu bafite ubu bwoko bw'uruhu nta nubwo bakunda kugira ubukonje, kuko mu mubiri wabo haba harimo amavuta menshi cyangwa se baba bafite amavuta menshi mu mubiri, ntabwo bakunda kugira icyo bita ubukonje, kumva hakonje. Cyagiye uzasanga umuntu ahari yiyambariye agasengeri kandi ari mu mbeho, uwo muntu aba afite uruhu rwitwa oil skin. Twimukire ku bwoko bwa gatatu. Ubwoko bwa gatatu ni uruhu bita dry skin. Uru ni uruhu rwumagaye, uruhu rwumagaye cyangwa se dry, uruhu rwumagaye. Umuntu rufite uru ruhu rero akunda kugira umwera, iyo atisize rurakanyarara, rurashishuka, cyangwa iyo utisize amavuta cyangwa se ibirenge, intoki bikunda kuba bikomeye cyangwa se bivuvu, kubona ko hari kuva ibintu bisa n'umweru. Muri ubu bwoko bw'uruhu bita dry skin cyangwa se uruhu rwumagaye. Abantu rero bafite ubu bwoko bw'uruhu rero babagira inama, niba bari kwisiga amavuta, mu gihe cyo kwisiga amavuta kuzajya bashyiramo ka glycerine kugira ngo nibura uruhu rworohere, bagire icyo bita uruhu rworohere nyine. Ibintu bitangaje kuri uru ruhu rero rwitwa dry skin cyangwa se uruhu rwumagaye, nuko uru ruhu narwo rwigiramo ikintu bita kubira ibyuya. Rugira ibyuya byinshi ku buryo ushaka kurwitiranya n'uruhu bita oil skin. Iyo utaruzi neza cyangwa se utarusobanukiwe, ushaka kugira ngo ni uruhu bimeze kimwe. Nabwo rugira ibyuya byinshi, nicyo kintu rwihariyeho. Ikintu bakubuza rero mu gihe ufite uru ruhu ni ukoga amazi ashushe mu maso. Amazi ashushe mu maso si byiza kuko byatuma ukanyarara. Igihe ufite uruhu rwumagaye cyangwa se dry skin, bakubuza koga amazi ashushe mu maso kuko byatuma uruhu rukanyarara. Ikindi bakubuza ni ukugendera kure ibintu byose byagenewe abantu bafite uruhu rw'amavuta cyangwa se oil skin, kandi ukisiga nibura akaglycerine. Uru ni uruhu bita dry skin cyangwa se uruhu rwumagaye. Reka tugere ku ruhu bita uruhu rwo ruza ku mwanya wa kane, urwo bita sensitive skin. Ni uruhu ruhindagurika, ruri sensitive cyangwa se ruhinduka bitewe n'aho ugeze. Uruhu rurahindagurika cyane bitewe n'igihe gito. Uyu munsi uzasanga umuntu afite uruhu rwiza, ariko ejo usange rwahindutse. Uyu munsi nari mfite uruhu rwiza ruri kuyaga rumeze neza, ariko umunsi ukurikiyeho nsanze rwashishutse, rusa n'amaraso, mbese ubona ko wagira ngo isura bayo. Mujya mubona abantu bakunda kwitukuza, ukuntu impu zabo cyane cyane abantu b'inzobe bitukuza, usanga uruhu wagira ngo rurimo amaraso cyangwa se uruhu rwahiye, uruhu wagira ngo bafite allergie kugenda rushishuka, kubona ibikoko biri kugenda bihava. Ni uruhu rwitwa sensitive, niko ruteye. Uruhu rero iyo urufite ugomba kumenya ibintu bishobora gutuma uruhu rugenda ruhinduka, ukabigendera kure. Ibyo bintu bishobora gutuma uruhu rutukura, rushishuka, ruhinduka, ibyo bintu ukabigendera kure kugira ngo ururinde. Ibintu rero byashobora gutuma uru ruhu ruba sensitive cyangwa se ruhindagurika, ibintu bishobora gutuma uruhu rumera gutya, harimo guhindagura amasabune cyangwa se amavuta, hakaba harimo no kuba waba urimo urarya ibyo kurya udasanzwe urya. Ushobora kuba hari ibiryo urya bishobora kuba bigutera wenda ama allergie. Allergie yenda mu buryo nabisobanuramo, icyagiye wenda ushobora kuba urya inyama umubiri wawe utazemerewe, hanyuma ukazana ibintu by'ibiheri. Rero uru ruhu ruri sensitive ushobora guhinduka bitewe n'ibyo urya udasanzwe urya, cyangwa se rugahinduka bitewe n'amasabune uri koga cyangwa se amavuta urimo urakoresha. Ntabwo ndatinda kuri uruhu rero. Reka dukomeze ku mwanya wa gatanu ari nawo wa nyuma ku bwoko bw'uruhu. Hari uruhu bita combination skin. Uru ruhu ruba rurimo ibice bibiri byose, ruba rurimo impu zibiri zifatanye, ziri kombine, zikomatanyije. Uba ufite ubwoko bubiri icyarimwe. Mu by'ukuri uba ufite uruhu rwumagaye n'uruhu rw'amavuta. Uba ufite dry skin na oil skin, ari uruhu rumwe ruri kombine. Ibizakubwira ko rero ufite uruhu bita combination skin, ni igihe uruhu rwawe yenda
mu matama, ahangaha mu matama uzaba ufite amavuta menshi, ariko hano mu gahanga hakaba humye. Uzajya kubona umuntu ubone afite hano mu gahanga harumye, hano mu gahanga harumye, ariko hano ku matama hari amavuta menshi. Cyangwa se ushobora kuba ufite ku kananwa amavuta, ahangaha hakaba hari amavuta, ku kananwa hari amavuta, ahandi humutse, ahangaha hakaba hari kuyaga. Yenda ngewe ntabwo biri buze kugaragara kuko hariho ubwanwa aha, ariko nko ku bantu badafite ubwanwa, abagore cyangwa se abasore badafite ubwanwa, ahangaha ku kananwa hazaba hari amavuta ubona ko hatohagiye, ariko kino gice cyose ubone kirimo amavuta menshi. Mbese uzajya ubona biri mix cyangwa se bivanze. Uru ruhande rurumye, ahangaha hose hari amavuta, ahangaha harumye, ahangaha hari amavuta. Usange umuntu hamwe harumutse, ahandi hari amavuta. Niko uruhu rero rumeze. Noneho hari ibintu nka bitanu ku ruhu, uruhu rwose waba ufite uko rwaba rumeze kose, hari ibintu nka bitanu wakagombye gukora, wakagombye gukorera uruhu rwawe. Waba ufite dry skin, waba ufite oil skin, waba ufite sensitive skin, waba ufite normal skin, waba ufite combination skin, uruhu rwose uko rwaba rumeze kose, hari ibintu bigera nko muri bitanu wakagombye kurukorera kugira ngo rumere neza. Icya mbere rero batugiramo inama ni ukunywa amazi menshi kandi ahagije. Icyo ni icya mbere. Icya mbere ni ukunywa amazi menshi kandi ahagije. Icyo ni icya mbere. Waba ufite uruhu rwose, waba ufite ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, ugomba kunywa amazi menshi kandi ahagije. Icya kabiri ni ukoga neza kandi ugasa neza, ugaca cyangwa se umwanda ukagushiraho. Icya gatatu ni ukutararana makeup kandi ukagerageza kuzigabanya. Icyo ni icya gatatu. Utararana makeup kandi ukagerageza kuzigabanya. Icya kane, kwisiga amavuta umaze koga. Birumvikana nubwo waba ufite uruhu bita oil skin, kuko amavuta ajyanye n'uruhu rwawe atuma ruhehera. Ni ukuvuga ngo iyo wisize amavuta ajyanye n'uruhu rwawe, bifasha uruhu rwawe guhehera kandi rugakomeza gusa neza. Nibyo rero bakugiramo inama bakavuga ati uruhu rwose waba ufite ni ngombwa ko niukaraba, numara gukaraba koga, wisiga amavuta ajyanye n'uruhu rwawe, kuko azatuma uruhu rumera neza, arurinde gukanyarara. Icya gatanu rero, icya kane rero, icya gatanu ni ukutanywa itabi. Nicyo cya nyuma ngiye gusorezaho, kutanywa itabi. Kunywa itabi rero byangiza uruhu. Kunywa itabi byangiriza uruhu uko uruhu rwaba rumeze kose. Kunywa itabi byica uruhu. Bakugira inama rero ko uruhu rwose uko rwaba rumeze kose ugomba kururinda itabi. Ni byiza ko uruhu ugomba kururinda itabi. Abantu banywa itabi rero uzasanga mu maso barashaje, ugasanga umuntu ufite nk'imyaka 15, 20, 25 ameze nk'umuntu ufite imyaka 60. Yarashaje, mu maso harijimye, mbese harakanyara, hashaje cyane. Icyo kintu rero giterwa n'itabi. Rero narangiriza ahangaha nkubwira yuko ubwo bwa ubwoko bw'uruhu ndatekereza ko usobanukiwe. Ibutaha nzaza nkubwira uburyo wafata neza uruhu, ibyo wakora kugira ngo uruhu ruse neza, ibyo wakora kugira ngo uruhu ururinde uburwayi cyangwa se ururinde kwangirika. Abantu bafite icyo bita oil skin cyangwa se uruhu rw'amavuta, icyo nibagiye kubabwira, ni abantu bagira ibiheri byinshi, ariko nanone bakakubwira ngo niba ibiheri byaje irinde kubisyonyora, kubipfumu, kubikandisha intoki, bireke bizajye biza byikize. Cyangwa se wabona byabaye byinshi ukagana ku bitaro bakaguha umuti ugabanya uvura ibiheri. Kubikanda gutya n'intoki ubisyonyora ni bibi, byangiza uruhu cyane. Noneho icyo nicyo rero nasorezaho muri iki kiganiro. Ndatekereza ko iki kiganiro umenyeje ibijyanye cyangwa se ibyo batubwira ku bwoko bw'uruhu. Tuzaganira ku bindi bigiye bitandukanye ibutaha. Reka mbe mbasezeye.